umva ubu bukwe bwari bwiza birenze ku buryo njyewe numvaga ko wenda abantu bagira ubukwe burenze hari abantu baba bafite amafaranga menshi bafite amamodoka ariko uyu mutipe ni umumotari. Ni i Mushaka mu karere ka Rusizi ahabereye ubukwe bw'umugabo w'umumotari. Cyatunguye abantu rero ni uko uyu mumotari yafashe icyemezo cyo kuba yakora ubukwe. Uri kubyumva imodoka zari zeze kuba zabatwara ariko nubango tujya kuva mu misa tugiye kujya muri reception yavuze ati ngiye hagomba kuba akarasisi ka moto. Aje kuba afata moto atwara umugeni we ndetse n'abandi bari baraho mu bukwe. Hahise haza abamotari benshi, buri muntu wese waruraho cyangwa se bamwe mu bamuherekeje bose bagenda kuri moto. Ni ubukwe bwatangaje abantu benshi cyane bibaza bavuga bati ni gute uyu mugabo atekereje iki kintu cyo kuba yafata umugeni we akamutwara kuri moto. Abamarene, abamwambariye ndetse n'abandi batandukanye bari baraho muri ubwo bukwe bakagenda nabo kuri moto. Turabanza dukora akarasisi, abamotari baraza baradutwara, buri wese buri motari agafata umuntu. Imihanda bayikaraze koko, umva byari byiza nyine. Umumotari nyine umugabo yari atwaye umugeni we kuri moto, mbese nyine aha turi ni ati byagenze bite rero. Uyu mugabo nyuma yo kuva mu rusengero bagiye kuri reception yaje kuba afata icyemezo cyo kuba yavuga ko umugeni nawe bagomba kuba bagenda kuri moto. Umugabo w'umumotari rero nkuko asanzwe akora akazi k'ubumotari ko gutwara abagenzi, byari ibintu bishimishije kubera yuko abantu bari baraho bose baje kuba batangara bibaza impamvu uyu mugabo afashe icyemezo cyo kuba yagenda kuri moto, kandi atari uko imodoka zo gutwara abantu zabuze, atari uko wenda habuze amafaranga yo kuzikodesha, ahubwo agahita afata icyemezo akavuga ati n'ubundi umurimo nkora ni ugutwara abantu, ariko reka nze nanjye mbikoreshe mu bukwe bwanjye, ntware umugeni wanjye kuri moto, kuko n'ubundi mu busanzwe nsanzwe mutwara kuri moto. Twishime mu kazi kacu, mu bushobozi bwacu dufite, ariko dukomeze kunezerwa n'ubu bukwe. Abantu bari burimo rero bose baje kuba bishima, bashimishwa n'iki gitekerezo uyu mugabo w'umumotari yaje kuba agira cyo kuba yakoresha ubukwe, ariko ugasanga higanjemo amapikipiki. Bamwe mu bari baraho cyangwa se bamwe muri bagenzi be bakora umwuga umwe nawe baje bafite amamoto, buri muntu wese waraho bakagenda bamutwara, buri wese afatuwe, haje kuba akarasisi kari kiganjemo uyu kari kayobowe n'uyu musore ndetse n'umugeni, umugeni mu gatimba ak'umweru ndetse n'umusore muri kositimu y'umweru kuri moto. Rwose ni ibintu byari bishimishije cyane kubera yuko byaje gutuma abantu batandukanye bacika ururondogoro bavuga bati umugeni kuri moto n'umukwe kuri moto. Ni ibintu rero byakomeje gutungura abantu benshi bagiye batandukanye, ndetse natwe muri bo twaje kuba dutungurwa n'iki cyemezo cyo kuba uyu musore yakoresha ubukwe, ababutashye ndetse nawe bose bakagenda. Amahoro kuri mwese bakunze b'ibiganiro byacu, dushimiye mwebwe mwese mwakoze subscribe, share ndetse na comment. Muraba agaciro kuri twebwe, rero duhari ku bwanyu kandi namwe muhari ku bwacu. Turabakunda cyane rero. Impamvu tubakunda murayizi, nuko mudahwema gukurikirana amakuru n'ibiganiro tubagezaho. Mu gitondo cy'uyu munsi rero mu karere ka Rusizi ahitwa i Mushaka habereye ibintu bisa nkaho bitangaje kubera ubukwe bwahabereye. Ubwo musore n'umugabo n'umumotari ubwo yaje kuba afata icyemezo cyo kuvuga ko abaje mu bukwe twese bose ari ba marene, ari we n'umugeni, ari abantu benshi batandukanye bitabiriye ubukwe bagomba kuba bagenda kuri moto. Ni ibintu rero bitangaje byakomeje kuba
byavugisha abantu benshi, kandi amakuru atugeraho ni uko uyu musore atari uko yari abuze amafaranga yo gukodesha imodoka, ari uko atari abuze amafaranga yo kuba yashaka imodoka zihenze ngo akoreshe ubukwe bw'agaciro gahambaye cyane, ariko we yaje kuvuga ati ndifatanya na bagenzi banjye dukora umwuga umwe, ntware umugeni wanjye nabo batware abitabiriye ubukwe butandukanye. Abantu batandukanye rero ubu bukwe bwakomeje kubavugisha amagambo menshi bavuga bati ibi ni ibintu byiza, ni ibintu bidakunze kubaho, kandi akenshi na kenshi usanga biryohera amaso y'ababibona, ndetse ubukwe usanga nta n'agaciro k'akayabo k'amafaranga menshi kabugiyeho, dore ko abenshi ubukwe bwinshi bukunze gushinjwa ko hari igihe umuntu akora ubukwe akabanza kwipanika muremure cyangwa se agakoresha amafaranga menshi, ugasanga kenshi na kenshi yitaye mu gihombo kugira ngo azazibe nubwo agiye mu rugo, ugasanga biragoranye, ugasanga nubwo ari mu bukwe ariko ari ku gitutu cy'amafaranga menshi cyangwa se cy'amadeni yafashe kubera kuba yakoresha ubukwe bw'agaciro gahambaye. Ibi ni ibintu rero buri muntu wese yakwigiraho isomo, ni umuntu wese yakwigiraho isomo, aho kugira ngo ukoreshe ubukwe bw'agaciro kanini cyangwa se ukoresha ubukwe buhenze bw'amafaranga menshi, ukaba wafata icyemezo ukavuga ati ngewe niba ndi umumotari, ngewe n'umugeni wanjye ndamutwara kuri moto, cyangwa se niba uri umunyonzi ukavuga ati ndamutwara ku igare, niba uri umushoferi ukavuga ati imodoka nkoresha niyo ndi bukoreshe, ukirinda kuba wakwipanika muremure. Urabona ko ni ibintu byiza bishimishije biteye ubwuzu, nubwo wenda abantu benshi bakomeje kugenda bavuga amagambo agiye atandukanye, ariko benshi mu babirebye ni ibintu byabashimishije cyane. Bavuze ko uyu mugabo hano hantu yatekereje neza, ibikorwa bindi byaje kuba bigenda neza, nubwo haje kubaho akagashya ko kuba umuntu wese witabiriye ubu bukwe yaje kuba agenda ku ipikipiki cyangwa se Isuzuki. Natwe rero tukimara kubibona tuvuze duteka dukore ibishoboka byose tubigeze ku bakunzi bacu bakurikirana ibiganiro byacu ndetse n'amakuru tugezaho, barebe uko byari ibyifashe. Twaje kuba rero tuganira na bamwe batandukanye bari biteguye ubu bukwe, ariko nabo ni ibintu byabatunguye bavuga bati uyu mugabo yaje kuba afata iki cyemezo gute cyo kuba yatekereza gufata moto akaba ariyo atwaraho umugeni we, abandi bose bitabiriye, abamarene, ababyeyi, abandi bose batandukanye bitabiriye ubu bukwe nabo bagafata icyemezo cyo kuba bagenda ku zindi moto. Ni ukuvuga ko bwari ubukwe, umukwe n'umugeni bari bashagawe na moto z'ababaherekeje muri uyu muhango w'ubukwe, ndetse n'abantu benshi bakomeje kubivugwaho amagambo agiye atandukanye, ariko ababivuze bose byari ibintu bishimishije, kubona umugeni n'agatimba kuri moto, kubona umukwe na kositime kuri moto. Urabona ko uyu musore rwose amafaranga yari gukoresha akodesha imodoka yabashije kuba yayazigama, ashobora no kuba azamurengera mu bindi. Ni ibintu rero bishimishije, ndetse ni ibintu abantu batandukanye bashobora kuba bakuraho amasomo. Niba uzi ko wenda wapangaga ubukwe ukaba wakwipasa muremure, nyabuneka ushobora kuvuga ati reka nishakire abamotari aribo bantwara nkore agashya nk'uko uyu mujene yaje kuba abikora. Kandi urabona ko ni ibintu bishimishije, ni ibintu biryoheye amaso, ni ibintu bitari bisanzwe ku buryo umuntu wese wabibonye nawe ngira ngo ubyumvishe ushobora kuba bigutunguye, kubera yuko si kenshi twumva umugeni cyangwa se umukwe afata icyemezo cyo kuvuga ko bagomba kugenda kuri moto atari uko yabuze amafaranga, kubera yuko usanga abantu benshi bafata icyemezo cyo kuba bakora ubukwe bw'agaciro gahambaye, cyangwa se kubera ko bavuga ko ubukwe ari rimwe mu buzima, usanga bakora ubukwe bw'amafaranga menshi, ugasanga nyuma baguye mu kibazo cyo kuba bakwishyura ya madeni. Sasa rero reka twaje kuba tuganira na bamwe mu bitabiriye ubu bukwe, hari ibyo baje kuba badutangariza. Reka tubanze twumve uyu nguyu nawe nicyo yabanje kuba yadutangariza. Umva, ubu bukwe bwari bwiza birenze, ku buryo ngewe numvaga ko wenda abantu bagira ubukwe burenze hari abantu baba bafite amafaranga menshi, bafite amamodoka, ariko uyu mutipe ni umumotari, uri kubyumva, imodoka zari zeze kuba zabatwara, ariko nubwo tujya kuva mu misa tugiye kujya muri reception, yavuze ati ngewe hagomba kuba akarasisi ka moto. Turabanza dukora akarasisi, abamotari baraza baradutwara, buri wese buri mumotari agafata umuntu. Imihanda bayikaraze koko,
umva byari byiza nyine umumotari nyine umugabo yari atwaye umugeni we kuri moto, mbese nyine babyita defile, nyine byari byiza pe, byari byiza birenze ku buryo n'iya memori nyine udashobora kwibagirwa, atari ukuvuga ngo yari akeneye imodoka yo kudeplasa umugeni wiwe, ariko nyine ni memori ikintu utazashobora kwibagirwa. Nanjye narishimye ku rwego numvaga ntashobora kuba nacikwa no gufata iryo shusho, ariko byari byiza pe, byari byiza ugereranyije n'ubwo tubona mu mijyi abantu baba bari bize, amamodoka buri wese aza mu modoka, ariko mu by'ukuri hari igihe abantu bakora agakorwa gato ukishima nyine, byari bishimishije cyane ubona ko nyine abantu bisanzuye, mbese ku mamoto uzenguruka umuhanda, noneho na polisi hari ikimodoka kiriya gitwara imfungwa cy'abapolisi yatunyuzeho, abamotari buzuye mu muhanda, ariko nyine ukabona ko nabo birabashimishije, nyine ukabona ko ni akantu keza, ariko nubwo nyine bitari bijagaraye cyane, ariko kari akantu keza. Ubukwe rero kugira ngo wa mugani bushimishe abantu si ngombwa ko buba burimo amafaranga menshi cyangwa se burimo akayabo k'amafaranga cyangwa se imodoka zihenze, nk'uko uyu mwari abitubwiye, nuko bwari ubukwe bumushimishije ndetse buzajya buhora bumugaruka muri mind ziwe cyangwa se mu bwonko bwe, kubera yuko ukuntu bwari buteguye, ukuntu abamotari bakoze akarasisi bagashyigikira mugenzi wabo, bagatwara abantu kuri moto, ugasanga umuhanda abamotari bawuzuye bari gushyigikira mugenzi wabo, ubona ko ari ibintu biba ari byiza cyane. Ni ukuvuga ko rero ubwo bavaga mu rusengero bagiye kuri reception bavuye gusezerana, umusore yaje gufata icyemezo aravuga ati reka aho kugira ngo tugende mu modoka, reka twigendere na moto, n'ubundi akazi dusanzwe dukora turi abamotari, umugeni wanjye n'ubundi nsanzwe mutwara kuri moto, reka mutware kuri moto, ubundi ubukwe bwacu tubukore ni ubwacu, nitwe twabyiyumvikaniyeho, tubukore ku giti cyacu, n'ubundi n'ibyishimo byacu. Ubukwe rero bwaje kuba bugenda neza cyane rwose, bigendera kuri moto, umukwe n'umugeni agatimba k'umweru, umusore ikote ry'umweru, ababaherekeje nabo kuri moto, amahoni avuga ari menshi, byari ibintu byiza. Umuntu wese wabibonye wari uri aho ku muhanda, abaturage bari bahagaze bavuga bati ibi ni ibintu byiza rwose. Hari abantu rero wa mugani ubukwe bwo mu mujyi akenshi na kenshi usanga abantu bari bize mu mamodoka agiye atandukanye, abageni bari mu mamodoka y'amafime utamubona, ariko ahangaha urabona ko berekanye ikintu cyitwa itandukaniro n'ubundi bukwe bwari busanzwe buba, ubona ko ni ibintu bishimishije cyane, ni ibintu bishimishije cyane, ndetse bwanaha isomo abandi bantu bagiye batandukanye. Hari igihe usanga umuntu mbere yo gukora ubukwe avuga ngo ndeka nkore bije ngo y'amafaranga, ngo azakodesha imodoka, ngo reka nkore bije ngo y'amafaranga, ngo azakodesha amakwasiteri, ngo reka nkore bije y'ibiki n'ibiki, ugasanga amafaranga menshi agendeye mu bintu bitari biri na ngombwa cyane, kandi wenda wa mugani wawe ashobora kuba yabona n'abamotari nk'aba bagenzi be bashobora no kuba baza kumushyigikira kuri izo moto, yego amafaranga wenda yo kubikodesha wenda abaye ahari ushobora kubikora bitewe, ariko ikintu cyiza buriya ni ikintu kinyuze umutima wawe. Urabona ko uyu musore yakoze ibintu binyuze umutima we, kandi urabona ko we n'umugeni we barishimye baranezerewe, urabona ko n'abitabiriye ubu bukwe barishimye baranezerewe rwose. Hano mu karere ka Rusizi byari umunezero ubyumve, byari ibintu byiza byashimishije abitabiriye ubukwe. Urabona ko n'abantu bose batandukanye bakomeje kugenda babona izi video cyangwa se utuvideo twagiye dushyira kuri social media zigiye zitandukanye, urabona ko ni ibintu byabashimishije kuba babona umuntu wafata icyemezo cyo kuba yatwara moto, kandi ari nk'umumotari akavuga ati ngewe reka ntware umugeni wanjye mwitwarire kuri moto. Ubona ko ni ibintu bishimishije cyane. Sasa wowe rero niba ukunda ibiganiro n'amakuru tugenda tukugezaho, icyo twagusaba ni ukuba wakora subscribe, share ndetse na comment kugira ngo ujye ubona notification z'ibiganiro byacu. Turabakunda cyane. Ciao ciao.